Seven Mountains TV. Muranyemerera mbasuhuze abakunzi ba Seven Mountains TV mwese aho muri hirya no hino ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Mumeze mute? Reka nizere ko ubuzima bumeze neza kandi reka nizere ko muguwe neza, nizere ko Imana ibatije impagarike n'ubugingo kandi nizere ko murimo muhaha mukaronka, nizere ko muri byose mukomeje gukomera ndetse kwihangana. Abatameze neza kandi namwe ni ukubihanganisha ndetse no kubabwira ngo mukomere, kubera ko byanze bikunze ntabwo iminsi ihwana, rimwe biba ari byiza ubundi bikaba bitari byiza kuri wowe. Rero nta kindi kiba kidukwiriye ni ukwihangana. Batwumva rero batari muri kondisiyo nziza z'ubuzima, wenda barwaye cyangwa se bafite n'izindi ngorane z'ubuzima, ababuze ababo, abafunze se cyangwa n'abandi baba bagiye bafite ingorane z'ubuzima zitandukanye, ababwira ngo mukomere kandi mwihangane. Yes, mumeje gushimira abantu mwese mugenda mukanda kuri subscribe cyangwa se mukomeje kureba ibiganiro byacu, baratwandikira bakatubwira ko babireba kandi nyine bakadutera n'inkunga z'ibitekerezo uburyo twakora n'uburyo byagenda. Mwese rero mba mbashimira cyane. Ariko kandi ikindi nabonye nuko hari abantu badukunda bakanadukurikira ndetse bakareba n'ibiganiro byacu ariko batarigize bakanda kuri subscribe, kuri buto ya subscribe cyangwa se s'abonner. Benshi banambwira ko baba batabizi, ni kuvuga ngo iyo ufunguye video ureba hasi aho video yafungukiyemo munsi gake haba hari utubuto twinshi, hari utwa subscribe, hari utwa like, hari comment, hari iki. Rero akabuto kameze nk'akabanza munsi ya video neza, subscribe cyangwa se s'abonner, niko ukandaho ukaba udushyigikiye cyangwa se ugiye mu muryango w'abadukurikira. Uyu munsi rero reka twivugire ku musozi w'umuryango cyangwa se reka twigire ku musozi w'umuryango, aba ariho dukorera ikiganiro cyacu. Narababwiye ngo rimwe na rimwe iyo nsomye akantu kandi nkabona hari uwo kafasha cyangwa se kagirira umumaro, nzajya nkanyuzaho cyangwa se nzajya ngashyiraho, atari uko natandukiriye ahubwo ari ugufatikanya. Uyu munsi rero, uyu munsi turavuga kuri teori imwe y'umufilozofi wabayeho bita Socrates, cyangwa se umwe mu bahanga isi yagize mu by'imitekerereze cyangwa se iby'ubumenyi budasanzwe, witwaga Socrates. Socrates rero amateka ntabwo amuvugaho cyane cyangwa se ntabwo agaragaza ibye cyane, ariko n'umwe mu bafilozofe babayeho mu Bugereki cyangwa se mu burengerazuba bw'isi nyine hirya iyo ngiyo. Umwe rero mu basaza babayeho, amateka ye make mbona hano nuko yabayeho hagati y'igihumbi magana ane mirongo irindwi imbere y'ivuka rya Yesu, ndetse akaza gupfa muri 399 mbere y'ivuka rya Yesu. Muribuka ko mbere bajyaga babara imyaka bamanura cyangwa se baheraga hejuru baza hasi. So rero uwo musaza akaba yarabayeho mu Bugereki nyine muri iyo myaka narimvuze hagati ya 470 akaza gupfa muri 399 mbere y'ivuka rya Yesu. Aha rero amateka ye make agaragaza ko yavukiye nyine aho bita Alopes. Mbisoma nabi simbizi kubera ko nibyo mu Kigereki. Amateka akavuga ko yapfuye nyine ku itariki 15 mu kwa kabiri muri 399 mbere y'ivuka rya Yesu muri Classico Athens. Akaba rero yari afite umuvandimwe bita Patroclus, amazina y'Amagereki.
yagize abana batatu, Lamprocles, Menexenus na Sophroniscus. Nyine ntabwo nzi ikigereki, niyo mpamvu yenda kubisoma bitari buze ko biza, ariko yagize abana batatu. Hanyuma umugore we yitwaga Xantippe Mitro, ndetse ababyeyi be bitwaga Sophroniscus na Phaenalet. Abo rero akaba ari Socrates cyangwa se umwe mu bafilozofi babayeho kera, ndetse bagerageje gushyira isi ku murongo mu bigendanye n'amateori menshi isi ifite uyu munsi cyangwa se isi igenderaho uyu munsi. Akaba ari uwo musaza wayashyizeho cyangwa se uwo mufilozofi wagiye ayashyiraho. Ni umwe mu bafilozofi bavuga ko baremye icyo twita western philosophy, cyangwa se wari mu muryango nyine w'abafilozofi, maze abafilozofi benshi bakomokaga muri ibyo bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Rero nawe akaba ari umwe mu bagize filozofi yo mu burengerazuba cyangwa se mu burengerazuba bw'isi. Yes, umusaza rero ari teori imwe cyangwa se akantu kamwe yavuze, ngira ngo tuze kuba tuganiraho tukarambure noneho aba ari naho ikiganiro cyacu gishingiye uyu munsi. Ni inkuru imwe, by the way ni n'ifoto yarimo igenda, ariko akantu nk'aka ntabwo gashobora kunshaho ntagasangije abakunzi bacu. Nyandikira avuga ngo testing for gossip. In ancient Greece, Socrates was reputed to hold knowledge in high esteem. One day, an acquaintance met the great philosopher and said, "Do you know what I just heard about your friends?" Gatangira katubwira ko nyine mu Bugereki bwa kera hariyo umufilozofu witwaga Socrates, wari umunyabumenyi buhambaye cyangwa se wari ufite ubumenyi bwigiye hejuru, buri ku rwego rwo hejuru. Umunsi umwe rero arimo yigendera ngo aza guhura n'umuntu cyangwa se n'umuturanyi we, arangije aramubwira ati, "Se wamenye ibirimo bivugwa ku nshuti yawe? Ati waba warigize ubyumvise?" Umusaza rero aramubwira ati, "Buretseho gatoya, hold on a minute." Socrates replied, "Before telling me anything, I would like to pass a little test. It's called a triple filter test." Ati mbere yuko buretseho gatoya, mbere yuko umbwira ibirimo bivugwa ku nshuti yanjye cyangwa se birimo bivugwa ku nshuti yanjye, nyine reka mbanze nguhe icyo nakwita nk'akayunguruzo, ariko kigerageza ry'akayunguruzo, sinzi niba naba mbivuze neza. Ati "That's right," Socrates continued. Umushuti aramubwira ati nta kibazo. Hanyuma Socrates arakomeza aramubwira ati, "Before you talk to me about my friend, it might be a good idea to take a moment and filter what you are going to say. That's why I called it the triple filter test." Aramubwira ati mbere yuko umbwira amakuru arimo avugwa ku nshuti yanjye, ni ngombwa ko igitekerezo gifata akanya, cyangwa se banza ufata akanya uyungurure neza ibyo ugiye kumbwira, kandi ubyungurure muri ubu buryo ngiye kuba nkubwira. Ati niyo mpamvu nabyise utuyunguruzo dutatu kandi twigerageza. Tugiye kugeragereza muri utu tuyunguruzo dutatu.
aramubaza ati have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true? aramubwira ati mbese waba uzi neza amakuru ugiye kumpa yo ku nshuti yanjye, waba uhamanya n'umutima ko ayo makuru ari ukuri kandi kwizewe? Mundi aramubwira ati no. The man said, aramubwira ati ntago mbizi, actually I just heard about it and alright. aramubwira ati ntago mbizi neza niba ayo makuru ari ukuri, ati nanjye narabyumvise. Socrates aramubwira ati okay, so you don't really know if it's true or not. Now let's try the second filter. agira ati kuko utazi rero niba ari ukuri cyangwa se utazi neza ibyo ugiye kumbwira by'inshuti yanjye niba ari ukuri, ati reka tujye ku kayunguruzo ka kabiri. The filter of goodness. agira ati akayunguruzo ka kabiri ni akubugwa neza cyangwa se n'akibyiza. Is what you are about to tell me about my friend something good? Abaza ati se amakuru wenda kumpa iyo ku nshuti yanjye ni ikintu cyiza, aravugwaho ibintu byiza cyangwa se arimo aravugwaho ibintu byubaka? Amushuti aramubwira ati no, on the contrary. aramubwira ati oya, ahubwo biratandukanye, ntabwo ari amakuru neza. Socrates arakomeza, you want to tell me something bad about him? You are not certain it's true. You may still pass the test through because there is one filter left. aramubwira ati ibyo wenda kumbwira ku nshuti yanjye nta nubwo ari byiza, ikindi cya kabiri nta nubwo uzi niba ari ukuri kuzuye. ati rero test ebyiri za mbere za tujye kuri test ya gatatu. aramubwira ati test ya gatatu yitwa the filter of usefulness. Is what you want to tell me about my friend going to be useful to me? Aramubaza ati akayunguruzo ka gatatu rero turagashakira mu mumaro uri mu nkuru ugiye kumbwira. ati se inkuru wenda kumbwira z'umushuti wanjye ni ingirakamaro, zimfitiye akamaro mu by'ukuri, hari ikintu ziri bunyubake cyangwa hari ikintu ziri buze kuba zimfasha? umushuti we aramusubiza ati no, not really. agira ati hoya, mu by'ukuri ntabwo ziri useful. Socrates arakomeza, if you want to tell me is neither true nor good nor even useful, why tell it to me at all? Socrates aramubaza ati se mu by'ukuri niba inkuru wenda kuntera cyangwa se amakuru wenda kuma ku nshuti yanjye ari cyambere atari ukuri, atizewe, icya kabiri akaba nta neza yarimo, cya gatatu akaba atari nta mumaro afite cyangwa se nta mumaro ari bumarire, ni iyihe mpamvu mu by'ukuri yo kuyambwira cyangwa se njyewe ni iyihe mpamvu ishobora gutuma nagutega amatwi? arangije ubwo urumva nta mwanya yamuhaye, iby'inkuru ntibyaba bigikomeza. iyi nyandiko igasoza ivuga ngo please share this with others, let's reduce falsehood and fake news madness. Imagine
a world where we are all using these tests. Bagasoza rero ino nkuru bavuga ati mugerageze mutange buno butumwa ku bantu babugereho, ati namwe mwibaze turamutse turi mu isi aho dukoresha izi test mbere yo kugira ngo dutangaze amakuru cyangwa se mbere yo kugira ngo dusakaze inkuru hirya no hino cyane yenda kuri social media, aho abantu baza bakicara bakavuga ibinyoma, abantu baza bakicara bagatanga ubuhamya butabayeho. Ariko ibyo ngiye si byo naringamije cyane, ahubwo iyi nkuru nakuyemo nyine utwo tuyunguruzo dutatu tugomba kwifashisha. Icya mbere, niba ugiye gutanga amakuru cyane cyane uvuga ku muntu, wanze wibaze se aya makuru ngiye gutanga ari buze kuba ari ukuri ni 100%. Ese ubundi ko ngiye kuvuga umuntu, ibi ngiye kumuvugaho hari icyo biri bumarire uwo mbibwira? Ni ibyiza by'uwo ndimo ndavuga byibuze ngo dufashe ku appreciating cyangwa dufashe gushima? No filter hagati twamaze se aya makuru ngiye gutanga ubundi n'ay'umumaro, ari bugire icyo afasha uyu nyabwira ku buryo ari bumpa umwanya we, cyangwa se ari bugire icyo afasha nyirayo, swati yenda ni ukumutabariza se, swati ni ukumuhururiza se, n'iki. You know, sometimes abantu turicara tugata umwanya tukavuga abandi, kandi mu by'ukuri ibyo tubavugaho tutanizeye ko ari byo, cyane ko iyo umuntu ashyushya inkuru y'undi ayongeramo n'ibirungo akagira nyine kugira amakuru aryohe, ukanabeshya ukagira ute. So ugasanga rero utaye umwanya, ugasanga ntacyo bimariye ubibwiye, nta n'icyo bizubaka ubivuzeho, kandi nawe ubivuga urimo uravunika gusa. Kuko sinzi ijambo nigeze kumva mu ndirimbo bavuga ngo uvuga avunika avuga, uvugwa yigaramiye. So rero pima, winyanyagize inkuru zawe bivuga ibintu utazi ko ari ukuri, uretse ko nta n'impamvu yo kwicara ubundi ngo muganire kuri mugenzi wawe. Aho utera inkuru kuri mugenzi wawe, reba ibindi byakoje mwavugaho, reba ibindi byubaka mwavugaho, noneho turusheho kwigirira isi nziza. Ati namwe mwibaze turamutse dufite isi irimo kuyungurura kwinshi, irimo kujya kuvuga amakuru cyangwa se gutangaza inkuru, twabanje kwibaza. Ibi rero bizadufasha kugira umuryango muzima nituramuka dukurikije igitekerezo cya Socrates, uyu musaza cyangwa se umucurabwenge cyangwa se umufilozofi wabayeho mu bihe byo hambere, ufite amateori menshi n'amaprincipe menshi yagiye asiga ku isi, kandi yagiye agira icyo amarira abayumvishe ndetse bakayakurikiza. Reka mbashimire rero bakunzi ba 7 Mountains TV, twari ku musozi w'umuryango. Ni gute twagira umuryango muzima, nuko cyangwa se ni gute twabana amahoro, nuko tureka gutangaza ibihuha cyangwa se tureka kuba tuvuga inkuru ku bandi kandi ahanini zitanazi ko ari ukuri cyangwa se zitanizewe, ikindi kandi zitagize icyo zimaze. Nitugashyushya inkuru za bagenzi bacu, ntitukabahimbira ibinyoma, bityo sosiyete yacu izabaho imeze neza cyane. Uyu ni Emma, iyi ni 7 Mountains TV cyangwa se imisozi 7. Mbifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse mbifurize umugisha uva ku Mana. Murakoze cyane.